Yes, ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza aho muri mu mande z'igihugu kabisa, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Nizere ko muri tayari se mumeze mute, mumeze neza. Reka nizere ko mwakoze subscribe, cyane cyane abantu bari mu ntara ya gatandatu ya diaspora turabasuhuje cyane. Hanyuma rero niba utarakanda subscribe, gira gutya unyaruke wihuse cyane ukande kuri subscribe. Hanyuma numara gukanda kuri subscribe, ubundi nkwereke ibintu twikorera. Uyu munsi rero twagarutse, ni tariki 18 rwose z'ukwezi kwa kabiri. Abantu rwose mwatangiye umwaka kandi mukawutangira neza. Reka dukomeze dufatanye gushimira Imana. Cici, waramutse wiriwe? Umva meze neza. Urakomeye cyane. Urakomeye. Suhuza abantu bo kuri Cynthia Cici TV show. Ndabashuhuje. Ariko mfite amakuru ngo Marinette wambaye arahenda. Sibyo? Marinette ngari mu bintu rwose ufite ku mubiri wa bihenze. Yego. Ubwo se nimba ari cyo kintu ufite gihenze ko numva nta kintu ufite. Sure. Okay, umeze ute se amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ya, meze neza cyane nubwo izuba ritwishe. Update z'umunsi bimeze gute rero? Umunsi update z'umunsi nyine ni ya mihanda ya Kigali tuba turimo. Ku mihanda bimeze bite? Imihanda ni ibicika. Umva nijoro nagiye kubona mbona abantu bose konks. Avuga habaye iki se? Igitondo nibwo namenye ibyabaye. Byagenze bite? Wamenye ibyabaye? Nishwe. Ego. Ngorokije M. Man, biriya bintu babikora gute? Miliyoni yuzuye? Ego. Usikomeruka. Ahubwo biriya bintu babirya gute? Ako nanjye sinyira update. Meruka kumureba ejo bundi. Bikumva miliyoni itaruzura afite 998. Oh wow. Je rero je byanungwe. None ngiye nabanje kwese. Yashatse yagize kwa nyine urumva hari abantu batashyiraga ukari aka M yagize. Noneho kumvuga ngo aka M. Iki M bro. Umva ndacitswe. Sorry. Umva saba imbabazi. Aka M. Yes we. Aka M. Oya. Ruriya ru M. Yego. Yagize. Hari abantu nyine batabishyizeho rero sinasobanukirwa ibyo ari byo. Mu gitondo rero nibwo nabonye amakuru yuko man kiriya kintu uragitunga mu nzu ukaryama ugasinzira. Siko ngewe n'abasabijana ntabwo nzongera gusinzira, nzaza ni ukuyirarana iriya ntuza yo muri YouTube. Uvuze Rocky ku bya miliyoni yiwe uri kumva? Numva ni ibintu bikomeye cyane. Miliyoni ni ikintu kinini kandi urabizi wowe ubona nk'umwinfluencer sibyo? Nk'umwinfluencer ubona ari irebanga Rocky akoresheje kugira agire miliyoni kandi ayigire mu gihe gitoya, sibyo? Ese ko nawe uri umwinfluencer ubona ari ni iki Rocky yarushije abandi nk'abayago bamaze imyaka bakorana, sibyo? Ba Emirene, imihanda tuzi cyane bakora cyane, sibyo? Ubona ari ikihe kintu Rocky arushije bano bantu kugira ngo abe yabatanga kugera kuri miliyoni kandi baramutanze mu kibuga ndetse igihe kitari gitoya? Kuko nka Emirene ashobora kuba amaranye Empire nk'imyaka 3 cyangwa 4, ariko ugasanga nka Yago nk'imyaka 5 irashize. Ongeraho na Isimbi TV yari maze igihe kinini nubwo yayigize, ariko nawe yari amaze igihe kinini cyane. Ukongeraho ninde wundi maze igihe kinini nawe byarandera ukora, ariko Agasaro nawe ararambye miliyoni byaranze, ariko Rocky mu gihe kitarenze umwaka atangiye ahise agira miliyoni. Reka tuvuga ati shout out to you Rocky kirabiranya. We na genge yawe rwose mwatweretse akazi. Umuntu najya akora ibintu tumushimira by the way. Cici sibyo? Icyo dushimira umuntu yadukoreye ikintu kandi n'ukuri pe. Rero ngiye ikintu nabivugaho. Rocky cyambere ni umusobanuzi. Yego. Biriya bintu avuga kenshi nabyo ni ibintu aba yasobanuye. Yego.
rero ni ukuvuga ngo yagiye muri kariya n'ubundi asanzwe arimo, yego yagiye mu bintu azi, yego ibintu yiyumvamo nyine bimurimo we n'imbere, yego noneho agiye kubikora arategura nyine aricara avuga ati ariko ni iki kintu nakora kumva abanyarwanda kijyanye n'ibyo nari nsanzwe nkora, ariko noneho nkashyiramo akantu abanyarwanda bazaza bicara bakareba, atari filime gusa, iyo waba uri mu kazi kandi waba ureba nyine waba uhugiyeho, urumva nahe makuru najya mbaha yo mu buzima busanzwe nyine ku buryo buri muntu wese yisangamo. Rero ugasanga ari muri entertainment, ari mu bintu bya ibintu byose yari arimo, kuko wabonaga nubwo yibanda ku bintu bya politike cyane, ariko aragaruka ugasanga nimba hari umuntu wafunzwe yagiyeyo, nimba PDD bamutayemo ariyo, nyine ugasanga ari urubyiruko ruramukurikirana, ari abasaza baramukurikirana, nyine ugasanga ingeri zose aho hantu hose yagiye afata imitima y'abantu benshi, atari bya yindi usanga nyine ngo abagore ngo nibo bakunda ngo filime. Urumva noneho ahangaha akarusha ikintu yakoze, ubundi akora filime, ariko ugasanga nk'abagabo ntabwo bakunda filime zisobanuye, kubera iki baba bari mu kazi. Ariko ibintu nka biriya niyo wicaye mu kazi, niyo waba uri gucuruza cyangwa uri gukora iki, ushyiramo ukaba wakumva kiriya kiganiro. Rero biriya bintu kabisa, kiriya kintu yatekereje nicyo kintu buri muntu wese yagakwiye gutekereza, akavuga ati se iki kintu ko nyine nyifitemo talent, ko ari impano yanjye, ni gute nagikora kugira ngo ingeri zose zisangemo, ni ikihe kintu nakora kugira ngo buri wese yibonemo nyine. Kuko urumva nimba ari umuntu mukuru arashaka kumenya amakuru ari kuba, sibyo? Nimba ari urubyiruko rurashaka kumenya se PDD barakomeje baramufunga, se baramufunguye, ugasanga ahantu hose agize gute, noneho akaba afite na ya mpano nyine y'ijwi rye y'ukuntu ashobora kuba yasobanura ibintu mukabasha kubyumva cyane, ukabasha kunyurwa ku buryo iyo ari gusobanura ukomeza ugakururwa na byajwe ukuntu agenda gusobanurira. Ni ya mpano rero umuntu aba yifitemo sasa, noneho akayibyaza umusaruro, ugasanga iyo mpano yo kuba yarayibyaje umusaruro ari ku bagore ariyo, ari ku bana ariyo, ari no ku basaza ariyo, ugasanga abantu benshi baramukunda. Ni ukuvuga ngo Rocky Kimomo abarusha update, kandi urumva ariko n'ikindi man buriya Rocky ntago ari kind, nko kuri side yanjye buriya kuntu Rocky namusobanura cici, urumva Rocky ni umuntu, urumva ikintu arusha abantu bose ba Irene ba Yago bande. First of all Rocky ni umuntu utajya ujya mu matiko, sibyo? Kandi abanyarwanda bamaze guhaga amatiku, sibyo? Bakeneye ikintu kibateza imbere, ikintu kibubaka. Rocky yagiye aside ibyo bintu byose, yirinda ayo matiku yabo, sibyo? Kuva Yago amatiku ashize yabayagura yazi, sibyo? Ni maremare se tubisubiramo ibyo twarabirenze, sibyo? Rocky nta jambo na rimwe yigeze avuga kuri Yago cyangwa ajye muri ibyo bintu by'amatiku. Yari ibereye ibevere nkuko ajya yitaba yisobanurira ko akandakana kariya ari kwihera abanyarwanda ibintu bibakwiriye. Urumva rero Rocky atandukanye nabo ko yakose umunyamatiku. Ikindi Rocky ni umukreator, ni umuhimbyi, sibyo? Cici nawe urabizi uri content creator, kwicara ugahimba ikintu kikanyura abantu ni ikintu gikomeye cyane. Ayo mpamvu tubasaba tori kureba video nugera hano hantu banza usubira inyuma kandi subscribe, sibyo? Numero kandi subscribe kugira dushyigikire Cici TV show kugira ngo akomeze kutugezaho ibintu bigiye bitandukanye. Hanyuma ikindi niri kuvuga kuri Rocky. Rocky no umuntu uvugwa ibintu byinshi, ngo yateye indari hakana, ngo yahemukiye ba papa cyangwa yagize iki, uribuka ko banavuga ngo papa cyangwa no wamuzamuye kuri racano ye, none nabigaragaje mu mwaka umwe ayuje miliyoni papa cyangwa nabwo ruzana ibihumbi 150, sibyo? Ibi ni bikugaragariza Rocky icyari cyo, sibyo? Biriya no gucicikesha abantu. Nizere ko abantu bose kuri Rocky rwose mujye muri comment, wenda nge mvuze bikeya namwe muzi ibindi, bajye muri comment babyongeremo kugira ngo noneho ibintu bigende neza. Ikindi kintu Rocky ubona ari ze character eshatu ufite nk'umukiriya we, reka ijya mu kimbo cy'umukiriya kugira ngo turebe ni igiki gituma Rocky yigarura imitima y'abantu. Character eshatu zituma byibura Rocky yigarura imitima y'abantu kuri kino kigero, kuba yujuje miliyoni mu gihe kitarenze umwaka. Character afite gute? Nyine ni character ni nk'imyitwarire, ni ibihe bintu bimuranga by'ingenzi bituma abantu bamukunda cyangwa se bituma kuvuga ngo rero buriya iyo uri inyuma ya kamera kuriya biragoye ko umuntu yamenya imisho yawe ukuntu uteye n'iki, ariko niyo mpano nyine navugaga, afite ukuntu asobanura ibintu. Uzarebe na filime ze,
je filime ze ndazireba rero kuba kumva ibiganiro bye ni ikintu cyanyorohera cyane kuba nashyira na playingamo ibintu hariya nkajya hariya nkafura nkumva ibintu avuga biramotiva bigatuma fura vuba cyangwa nyine kuko ngeyo ndi gufura cyangwa ndi gukora uturimo two mu rugo shyiramo ikintu gituma nyine mba ndi kucyumva ariko mfite n'utuntu ndi gukora yego rero ni wa muntu nyine umwe mu bantu bagutuma umesa neza atuma imirimo itangora ituma mbitekerezaho ibintu ndi gukora bigatuma mbikora wihutisha akazi rero ni ya mpano nyine umuntu aba yifitemo sinavuga ngo ni izindi karakiteri afite ahubwo niyo mpano yifitemo ikindi afite ijwi ryiza afite ukuntu nyine ijwi rye rikurura abantu uko gukurura abantu rero icyo kintu yakoresheje noneho aravuga ati ingeri zose ngomba kuzaza njyamo nkazica akazi yego nimba ari ubunyamakuru nkabujyamo nimba ari politike nkayijyamo nimba ari imiziki nkayijyamo kandi noneho ikindi cye ntarebe kuvuga ngo mu Rwanda oya kavuga ati reka njye hanze ndebe bya bintu nyine abantu nk'ubu ngubu hari abantu bashobora kureba kureba ibintu mu cyongereza ntibamenye ibyo ari byo ariko yabibasobanurira atani ni ya makuru numvishije niyo mpamvu ya trendinze ahantu akana ka trendinze ahantu hose ubwo rero ugasanga ibyo bintu bitumye abantu benshi bamukurikira bashaka kumenya udukuru twe reka nkwe nk'urugero kera uriya mutipe witwa Dekati najyaga mukurikira nago nyimukurikira nago nzi impamvu nakimukurikira ariko kera ndabyibuka najyaga mukurikira ku buryo hari igihe najyaga ngeza nka 4:00 z'ijoro 5:00 ndi kumva ibintu avuga kubera iki yajyaga azana inkuru akazana na proof niwe muntu wanyemeje avuga inkuru ya Shadibu na Diamond yazanye ukuntu Diamond akundana bari mu rukundo na Shadibu ndavuga wa mujamwe kabisa ndakwemeye uzi ibintu yatubwiye ati murebe iyi foto urumva turayireba nyine ahantu Shadibu yari yifotoje gutya selfie ariko agaragaza na tapi yo muri Selena yego noneho hirya hariyo ishati imanitse yego noneho iyo shati ntuza Shadibu ntuza kubivanga Diamond yifotoje yambaye ubusa hejuru umva nyine nta kintu yabitwaye ku muntu yifotoza selfie ishati imanitse hariya n'itapi yo muri Selena noneho undi aza kwifotoza yambaye ya shati yari imanitse na ya tapi yo muri Selena ariko ku mafoto atandukanye ku muntu rero uzi gucukumbura ntabwo wamenya ibyo ari byo ako umuntu akubwiye inkuru akazana na proof twavuga ati aba bantu bari kumwe aya mafoto nubwo bayapostinze mu gihe gitandukanye ariko aya mafoto ni ahantu hamwe n'umunsi n'igihe kimwe uhita uvuga ati cyo kora uyu muntu kabisa ubu kuki utakimukurikira rero ntabwo sinzi nimba kinakora ariko icyo gihe yaranyemeje ikindi ntago nkunda nyine umuntu winjirira nyine ushaka kujya ku ruhande rumwe ngo agire abantu yataka iyo watangiye kuzanamo ibintu by'amarangamutima mpita numva ko nyine nta umuntu gifite muri wowe icyo ngicyo nacyo Rocky abarusha ikindi cyo gutukana nyine ugasanga umuntu ngo mufitanye ikibazo ugiye aho ngaho uramututse biriya bintu mba numva atari ibyo pe mu by'ukuri rero bituma nyine rwa rukundo wari ufitiye umuntu rugabanuka nurebe uku nguku wenda twiyumvamo Rocky n'iki buriya iyo yifata we n'uriya mujama batandukanye bakajyaho bakandagazanya bakamena umuceri papa cyangwa yarabikoze ahubwo Rocky yaramubwiye nibyo mvuga nyine biriya uzi buriya ikintu Rocky abakoze mani ni nko kuvuga ati wowe uri umwana mu mutwe ngiye nta kintu navugana nawe nta n'ikintu ngiye nagusubiza urumva kuko ngewe sinajya guhangana nawe ngewe ndakurenze biriya umuntu aba aguciye amazi mu buryo umuntu utuka ntagusubize mani biraryana birutwe nuko umuntu yakubita akibaza umuntu arakwatatse arakuvuze sibyo arahimbye avuze ibiri byo n'ibitari byo n'ibipfuye amaso byose
uwo uri kuvuga aracecetse kandi nawe iyo mikoro nawe arayifite afite aho yavugira henshi niyo atabona navugira yajya no kuri cano yakavuga yego ariko arakwihoreye aho ngaho abagusuzuguye rero nicyo kintu gituma nyine abantu bakomeza bamukunda kubera nyine ako kana afite ku mwihariko ko nyine kutavuga ngo umuntu anteyeho ibitengo nanjye ngo musubize wamwihoreye se bitwaye iki n'undi avuga ngo guceceka ni byiza kurushaho kuruta kuvuga kandi umuntu ucecetse niwe munyabwenge kuruta uwavuze kuko amagambo menshi atera ibicumuro hanyuma twihute cyane iki kintu urabona ni nyiriye somo Rocky yabasigiye bano ba influencer bagenzi be ndavuga ba Yago ba Emirene ni somo abasigiye byibura kugira ngo twihuta kugira tunabiveho ko uyu munsi twaje kumuha congratulation no kwishimira ibyiza yagezeho ariko isomo mu magambo make asigiye n'uruhe rugenda haye Irene na Yago bakimuri inyuma kandi baraje imbere ye nukwishara bakareba ikintu bakunda bakaba ari cyo bakurikira kubera ko buriya mu bintu by'ubunyamakuru harimo ibintu byinshi ntabwo wenda kuvuga ngo amatiku kuvuga ngo watumira abantu ngo baze baterane amagambo ntabwo ari byo bintu byonyine biba mu bunyamakuru habamo byinshi rero nyine bakica bakareba ikintu ubundi giye nkunda kuko biriya ikintu biba bigaragaza uri gukora ikintu ushaka amafaranga ariko nawe nubwo uri gukora ikintu ntabwo uri gukora umuhamagaro wawe ikindi habaho amahirwe kandi habaho gukundwa buriya hari ukuntu umuntu aba atarakunzwe muri sosiyete bitewe n'uko yitwara ariko buriya umuntu yahinduye imyitwarire ndetse utagukunda cyane ko baba batakuze mu bundi buzima busanzwe kwitwara neza imbere ya kamera bigutwaye iki ngiye kujya gato dusoza ngiye kujya nkubaza ikibazo wisubiza yego cyangwa oya sibyo yego Cici karame amatiku ya Yago cyangwa se saga za Yago z'amatiku amazemo iminsi zateje Yago imbere yego cyangwa oya oya umunyamakuru Irene ufite label yitwa MI Empire Music ibarizwamo Vestina na Dorcas ikaba yarabarizwagamo n'umuhanzi bitaga Niyo Bosco mpamvu bari kubisobanura nuko icyo ngiye kukubaza umuhanzi Niyo Bosco kuzima kwe sibyo Murindahabi Irene byaba bifitwemo uruhare na Murindahabi Irene yego cyangwa oya ikibazo mbajije rero sinamubasha kuvuga ngo yego cyangwa oya kuko ntago nzi impamvu uri gusubiza uko byumva uko bibona uko bitekereza ari Niyo Bosco uramuzi oya ntago nzi impamvu uramujama atagisohora indirimbo kandi yari afite impano yego ubwo rero sinamenya ngo navuga yego cyangwa oya kubera ko ntago nzi we hagati ye n'uriya muntu wamuzamuye bafitanye ikihe kibazo yego ntago nyine amakuru yabo nyazi ibyo navuga ngo yego cyangwa oya umuhanzi Papa Cyangwe ajya avuga yuko ari we wazamuye Rocky cyane cyane nko mu interview menshi yagiye akora bigaragaza avuga ati Rocky andiraho hit ese Rocky arira hit yaba yaraririye hit kuri Papa Cyangwe yaba yaraririye hit nkuko Papa Cyangwe bivuga ko ari we wazamuye Rocky hoya kuko Rocky n'undi yarasanzwe asobanura filime twe tumuzi ahubwo tutazi isura ye cyetse nimba avuga ngo yaje kutwereka ukuntu asa wagiye inyuma y'ikibazo urasubiza yego cyangwa oya papa kasubire mu Papa Cyangwe uva aho nuba nakubwira ibintu byinshi kubera ko Papa Cyangwe ejo bundi ndusika ejo bundi uba nge muzi kera iyi filime ze nziza kera ahubwo wenda kumubona gutya amaso ku maso nari ntaramubona sibyo ariko ntago ntekereza ko kuba twari tutaramubona ni ubushake bwe ntago ari Papa Cyangwe watumye aza kuri kamera uko yabishaka n'ubundi yari kuzaho kuko n'ubundi yarasanzwe ari umusobanuzi ariko ngewe ntanagiye mu bintu byinshi ntibuka ko yajyaga akorana ibiganiro na Junior rero Papa Cyangwe yari yaraje ubwo rero ntabwo ndagira kuri cya gisubizo cyanjye ubwo nyine Papa Cyangwe niwe wazamuye Rocky yego cyangwa oya yamuzamuye yari ikinani uramuye ubwo ni oya ni oya
hoye abana yanjye rero ukabyaramwe. Hanyuma rero Cici, ngira ngo urakoze guhereza abantu update no gushimira umu content creator mugenzi wawe rero kikirabiranya. Reka tugushimire cyane, ndetse n'abantu mwese mujye muri comment mwandika ati congratulation kuri Rocky wanyu mukunda cyane, Rocky w'abanyarwanda nk'uko ajya bivuga. Hanyuma mukuru subscribe kuri Cici TV show kugira ngo mukomeze mubone updates, kwa ko Cici nagahenge abafitiye rwose ahari wese. Hanyuma rero Cici, reka dusezera abantu. Ni iki wasaba turi gusoza abantu? Ni iki ubuwe bufasha ukeneye ku bantu kugira ngo dusoze tujye no kubashakira izindi inkuru, kuko iyi ari updates ndetse na congratulation twari turimo turahereza Rocky Entertainment muri rusange. Ikintu nasaba abantu nuko banshyigikira, bakajya muri comment bakajya batera comment ibintu twavugaho. Ikindi bakakora subscribe, nukuri bakareba ibiganiro byanjye bikarangira. Kandi message ngiye na Rocky nuko shamba kabisa ikintu nako navuga namwifuriza akomeza agire discipline nyine imbere ya kamera nk'uko abayifite. Yego. Ikindi Imana imufashe mu rugendo rudatangiye, mu rugamba rutoroshye. Yego. Ubwo ni urugamba, nubwo ari achievement ariko nyine ni urugamba rundi. Nakomeza rwanace no kuri basabwe nyine yavanse. Ni urugamba kubera ko noneho n'ibitero bigiye kuba byinshi. Uko ugenda utera imbere cyane, urumva niko nyine ugenda ugira abanzi benshi. Nakawa muhanzi nasoni ngo kumigisha ziyongera niko abanzi baziyongera. Rocky komera rero abisiwe bazishima rukubabaye. N'iki giti kirimo imyembe aba bana ntago baba bari kugica, baba bari kugitera amabuye kugira ngo imyembe imano ntago banareba. Ubwo rero turakoze cyane, Imana iguhe umugisha. namwe mwari mudukurikiranye, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Kora subscribe kuri Cynthia Cici TV show kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro by'ubutaha. We love you so much. Hasta la vista. Ciao ciao.